nandi ikintu na kimwe ugirutse sarura kubera imvura yamanutse nyinshi, ariko iyo hamanutse ya mvura y'urujojo, haleluya, irahembura imyaka igahembura n'imitima y'abantu. Komera amashyi banashira cyane. Dukeneye iki? Imvura. Muri iki gihe tugeramo cya Pentecote dukeneye imvura iduhembura. Ngwicyamwe muri rinjaririmba ngwicyamwe kaza vuba. Ubuso cyane imvura ikabanza mu mutima wawe, ikaza imeze nk'urujojo, kuko iyo mvura yije yiza yeza ibintu, yeza imyaka, ntabwo irumba. Iyo imvura imanutse ihindura ibintu, haleluya. Iyo imvura imanutse abantu barahinga, Imana ishimwe. Iyo imvura imanutse abantu bareza, kugira amabeti, haleluya. Dukeneye imvura. Iyi mvura imanutse ihembura abantu, abari bafite inzara bararya kubera iki imvura yamanutse. Dukeneye imvura y'urujojo. Mwuka wera yaje, haleluya, ibintu birahinduka. Mwuka wera yaje tubona umugisha, Mwuka wera yaje tubona ubugingo, Mwuka wera yaje twumva Imana ivuga. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Tugira dutagise, haleluya. Iyi mvura imanutse ibintu birahinduka nshuti. Eliya amaze guhagarika imvura ngo abantu bagize ikibazo, nibwo yakubitanye na Ahabu ati yewe imvura ntizaba nayihagaritse. Ariko burya nubwo yayihagaritse nawe ntabwo yayiyeretse, kuko nawe byamugizeho ingaruka. Ariko kuko Imana yavuze, kuko Imana yagize ite yavuze, yarabyemeye. Bibiliya itubwira ngo n'akagezi k'ikarate karakama kagize gati karakamye, kandi niho yajyaga kwinywera amazi. Uyu munsi hari akagezi kakamye muri wowe, ariko uyu munsi wa none turajya mu isoko tujya dusenga Imana yongera isoko izamuke mu izina rya Yesu. Ya mvura yongera ize kagasoko kanye kakagezi kongere gakore neza mu izina rya Yesu. Nakagezi mubwira ki y'amasengesho wasengaga, ni kwa kundi kwinginga Imana, kwa kundi kuza imbere y'Imana, kwa kundi wayibwira haleluya. Ahandi wagenda gutera haleluya, ahandi wasengaga uburyo kumamana n'injira amasengesho y'uburyo bwose, Imana yongera iguhembure. Icyamukaza vuba ngo yidututureho, ngo kuko turumye mu mitima yacu. Hari ibintu bitwumisha muri Maputo, ku isi hari ibintu byumisha abantu. Bakeneye iki? Imvura. Dukeneye iki? Imvura. Wowe ubwawe ukeneye iki? Imvura. Mu rugo rwawe ukeneye iki? Imvura. Dukeneye Umwuka wera, haleluya. Dukeneye imbaraga z'Umwuka wera, kuko Umwuka wera yaje, haleluya, ibintu byose birebera. Iyo yaje ingumba zitabyara zirabyara. Abamugaye bagenda bagira bate? Baragenda. Bibiliya tuvuga ngo Umwuka wera azabamanukira, uzamubaye abagabo nyabagabo bo guhamya Kristo, haleluya. Dukeneye kuba abagabo nyabagabo bo guhamya Kristo, ihereye Yudaya, Samariya, hose kugeza ku mpera y'isi. Kubera iki? Yamvura. Yamvura yubuze ufite ibintu byinshi birimo kukumisha, birimo birakumisha, ariko uyu munsi wa none hari imvura y'ubushobozi dukeneye, hari imvura y'ubushobozi dukeneye, haleluya. Bwira mugenzi wawe hari imvura nkeneye, hari imvura nkeneye. Imana nishaka ngo wume, ngo ugende ukakaye, ariko uzi umuntu ukakaye, uzi umuntu ukakaye. Reba ubutaka bwabuze imvura, uvuye muri Rusaka, ngo bari bamaze igihe kinini cyane barabuze iki? Imvura. Ubwatsi bwarumye, narabibonye nanjye, bari bamaze igihe kinini nta mvura. Hahora hamuri hashyushye, ubwo ngubwo ibiryo byarahetse. Nasangaga ngo iki? Insima, icyo bita ngo insima, insima ngo yagize ate? Yarahetse
irahenze mwebwe tuyita gahunga cyangwa ubufu bw'ubugari ubufu bw'iki bw'ubugari bo bayita iki insima basanga batonze umurongo ngo karabuze gasanga banyuze ku iki batonze umurongo ni ukubera ngo ni uko insima yabuze gusa bategereje kujya kwigaragambya gusa kuko insima yagize yabuze kubera iki nta mvura bafite umukristo wabuze iki imvura yumye aragorana agira ati aragorana muririmbyi wabuze iki imvura muri we yarakakaye aragorana torero ribuze iki imvura nabyo wagereka da nababwiye ko nigenda n'ikimodoka kigira gite kitagira amavuta abatwara amamodoka murayizi hari amavuta dushyiramo bita mu hydrolique amavuta ya hydrolique ayo ngayo uyashyiramo kugira ngo imodoka uzajya ugira ute ukata neza ukoresha akaganza gutya urabona ko byigana ariko iyo nta mavuta ari kera mwabizi cya gikamyo cyitwaga ngo niba ari hino ni hino najya kubona umusaza ariko gikata akongera akagikata kubera nta mavuta we nta mavuta akongera agikata akabanza akaruhukaho gatoya uranyuma agafata ka pose gatoya kugira ngo agira ati kugira ngo gikate neza akongera akagikata so wabona akagira ati agikase hari abantu bameze batyo badafite umwuka we abagizi tugendana nabo wababwira ati cyangwa gakizwa ngo reka sha nadataragijwe ariko ntacyo yagezeho bababwira ati basenze ikigenda sengeye cyose kirahagije nanjye ntacyo nabonye uwo urimo kugira ngo ujya winginga hamba nari abandi bameze nk'abashitura uzi gushitura imodoka gushitura imodoka kuguma kugira ngo bashiture Imana iturinde duhimvura Imana iduhimvura yongera iduhembure rwose twe kuma mu mitima Imana nishaka ngo twume ntabwo nishaka ngo twume sema amen haleluya amen dukeneye imvura yaduhembura rwose uzi gukubita ibyo muri ni iki bataba kwisumugera ni iki siki moto ariko muri bisi barabyoroheje muri bisi za moto zirimo kuza ubu nazo ntabwo zikigira gite zicyakishwa n'iki n'umugeri oya ntabwo za viziyo ntabwo zicyakishwa n'umugeri reka wasigaye barishyizeho icyitwa ngo demare agakanda gusa ingoti kaka yajyaga kuhita mufite sakagenda ariko izakera wagomba kubyose bakongera reka kuba mu iki Imana idufashe dukeneye iki imvura dukeneye imvura baririmbyi dukeneye imvura bakristo dukeneye imvura yaduhembura rwose kuko imvura nimanuka ibintu bizagenda neza imvura nimanuka uzemera kwihangana n'ubura imvura nimanuka uzemera kwicira bugufi bakuvuga ari guceceka Yesu ashimwe amen ucana ari guceceka uhomba ari guceceka Yesu ashimwe cyane kuko wamaze kwakira iki ubutaka bwawe buratosha ubutaka buvuga n'umutima wawe Imana irashaka ngo duhemuke muri misi ya Pentecote turashaka kwimurwa rwose mwamu tuvubira iki imvura icyama ikaza vuba kuko twumva mu matwi irimo iragira ite irahinda turumva mu matwi irimo guhinda ndabyumva irimo guhinda irimo kugira ngo guhinda kw'imvura mwari mwayumva irimo guhinda ariko murumva guhinda iryo jambo ryabwiwe nande iryo jambo Eliya niwe waribwiye umugaragu we Yesu ashimwe cyane ati genda ribwire nde aha ari hejuru ku musozi aramubwira tumva genda uzamuke ku musozi
ugenda urebe niba hari agacu kameze nk'akaganza urabona uzumbwire kameze nk'imvura itagira imvura yaratse mugana muragenda ngo nta kantu nabonye arongera bwa kabiri ntacyo nabonye ushobora gusenga rimwe kabiri ntange ibicuro bwa gatatu ukabona igitangaza cy'Imana kugira ngo amen haleluya kubera iki wasenze kandi wamaze kugira gute imvura yaguye muri wowe bwa gatatu aragenda ngo atari kumva mwumvishe ndimo kumva akantu gahinda tikandi nabonye n'akaganza hejuru hariya nabonye akaganza kagacuke kiranye inteko nakabonye ko kaganza wakabonye tisawa subira rije nubwira hawe manuka kuri uwo musozi imvura itagutsinda mu nzira kuko guhinda kwayo kwamanutse uyu munsi manuka ku musozi Imana ishaka kumanuke Imana ishaka kumanura ku musozi maze igiye ku musozi w'ibibazo n'ubukene maze igiye ku musozi w'ingwara maze igiye ku musozi w'ibyaha maze igiye ku musozi bakuvuga ariko uyu munsi wa none manuka kuri uwo musozi kuko igihe cyawe kirageze kugira ngo Imana iheshe icyubahiro igihe cyawe kirageze ariko irabanza kugira iti kumanurira imvura yongera izitose ubutaka kugira ngo utere imbuto izamere Imana igushakamo umusaruro cyatumye imvura igira iti ihagarara yari yahagarika imvura yagiye ngo Imana yerekane mu Isiraheli kugira ngo Yezebeli nabo bimenye naho bamenye ko hari Imana ishobora byose mu Isiraheli akagezi gashobora gukato kakagira kakarangiza kugira ngo nawe muhanuzi nawe umenye ko hari Imana ishobora byose utazumva ko ari wowe wigize alo amen Yesu ashimwe cyane haleluya Imana ituvubira iki imvura dukeneye imvura mu mitima yacu dukeneye imvura baririmba muraririmba neza ariko dukeneye imvura ibahemure rwose ariko Imana ishimwe cyane amen horeni amen Imana ishimwe cyane amen imudugudu wa horeni se siko nibeshe se ariko kora ntabwo ariko yitwa kora ntabwo ariko yitwa ikora yitwa iki Salem Shalom baravuga ngo Shalomeka amen Salem muraho Salem muraho Imana ishimwe ko mwihagazeho nukuri Imana ishimwe ko mwihagaze Imana ibahagararaho kuko iyo bataza guhagarara muba mwaratatanye perezida watuje Imana itaza kubahagararaho umwe bari hakurya undi atari hakurya ariko kubera hari icyo Imana yavuganye nawe haleluya icyo cyatumye mwitwe ki bisobanura iki umurwa w'amahoro imahoro Yesu ashimwe Salem ukomere nawe wanyu arabashyigikiye dukeneye imvura yaduhembura rwose dukeneye imvura muri iyi minsi ahangaha ndahagereranya n'isoko ry'imburamumaro turi mu isoko muri mu isoko kandi isoko umukristo yahagezemo aramuha ngenda ku ukuri bamwerekaga ibindi akavuga ati oya ibi ntabwo ari ibyanjye ibi ntabwo byambere urakurikira ku ukuri ngewe kuko yageze mu isoko hano turi mu isoko turi mu isi ariko nagira ngo ugenda n'ubwenge kandi ugenda n'iki ukuri gira ukuri umuntu wamaze guhembuka rwose agendana n'ukuri ariko utarahemuka ukakaye arabekikira inyuma kugira ngo azabeho ariko ugendanye ukuri Imana yaramugendereye amusura ibyo akoze byose bimuhera umugisha kuko yagize ati amaze guhembuka rwose uko guhemuka mubiri ni uguhemuka ku mutima
harimo kwihaniza no kureka icyaha n'igisa nacyo no guhagararana nayo udatsinzwe. Imana ituvubira imvura muri iyi misi. Turayikeneye rwose. Niba udakeneye imvura koko mu by'ukuri, niba udakeneye imvura natera ikiganza turebe. Udakeneye imvura, dukeneye imvura yo kuduhembura, kuko hari ibitwumishije muri iyi si. Mubyizi se, reba mu ishopu yawe, urebe mu rugo rwawe, urebe mu muryango wanyu, urebe ku muturage wawe, urebe mu bavandimwe bawe, hari ibintu bikumishije, hari bitumye twuma. Ariko dukeneye iki? Imvura. Imvura niza ikaduhembura, tuzavuga ngo amen abantu bikirize. Imvura nimanuka, tuzahaguruka hanga twuzuye umwuka wera. Nitumara kuzura umwuka wera, tuzumva icyo Imana ivuzaho kugeza tujyanye tugamba. We, reka bashora amagambo shora imavi. Shora amagambo shora amavi, nurangiza uhamagara Imana yo kwe, nayizi bana na wiritse isezerano. Mu izina rya Yesu. Dusomere ijambo. Tugeze hantu turacyari muri wa murongo w'umwuka wera. Byakozwe n'intumwa ibice ni 2, umurongo wa mbere. Ejo ni naho dusomeye. Munsi wa Pentekoste usohoye wahageze. Okay, ngatambuka neko kuzogisha. Somera. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibyakozwe n'intumwa ni ibice 2 ku murongo wa mbere kugeza no kwa 4, usimbuke no wa 5, some wa 4, usimbukuze gusoma ugarukiza bwa. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umunsi wa Pentekoste usohoye, munsi wa Pentekoste usohoye, bari bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga, uhuha cyane, ukwira mu nzu bari bicayemo, bande ntumwa. Komeza. Haboneka indimi zigabanijemo zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Batangiye kuvuga urw'Isiyoni. Haleluya. Batangira kuvuga indimi nyinshi nk'uko umwuka yahawe kugira ngo kuzivuga. 14 haravuze ngo ariko Petero ahagararana n'abo 11, ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Abantu ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ari isaha ya 3 y'umunsi, ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo, Imana iravuze iti, uko niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose. Imana ishimwe. Komeza. Kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura. Abahungu n'abakobwa banyu bazahanura. Abahungu n'abakobwa. Twageze ku bajene, ku bajo. Sibyo? Abo ngabo nibo tugeze mu ngo bazagera bate? Bazahanura. Komeza ku mama none n'abapapa. N'abasore banyu bazerekwa. Yego. N'abakambwe barimo bazarota. Bazagira bate? Bazarota. Yego sha. Bavufu. Komeza manuka. Ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye bo muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Amen. N'abaja banjye n'abagaragu banjye nzabasukira ku mwuka wanjye. Amen. Ngira ngo nta n'umwe yasize yoye. Sibyo? Nta n'umwe. Nta muntu n'umwe uzasigara. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo
arababwira ati ntabwo nzabasiga n'imfubyi, ndagiye kubategura ahantu aho muzaba kugira ngo ahandi namwe muzabeyo. Uwo ni Yesu wabivuze. Arangira arababwira ati kandi nubwo mubona ngiye ntabwo nzabasiga gutya gusa, nzabohereza iki? Umufasha. Nimugende mujye i Yerusalemu, mugende mutegererezeyo. Hari ahantu ho gutegererezwa i Yerusalemu, hari ahantu tugomba kwindirira kugira ngo iby'Imana bibashe gusohora. Hari ahantu tugomba kwicara tugatinda. Amen. Amen. Ngo nuko igihe kigeze ngo wa Mwuka Wera arabamanukira yabasezeranyije. Ngo uwo Mwuka we yarawumanuye, Yesu yarawohereje. Dore ibimenyetso byagaragaye ko ari Umwuka Wera. Haleluya. Ngo buri umwe wese ngo icyo gihe ngo bamaze guhuza umutima, ngo bari muri icyo cyumba cyo hejuru, kugira ngo amen. Haleluya. Ngo bari mu cyumba cyo hejuru, ngo ku munsi wa Pentekote, umunsi wa 50 ushize, ngo nuko ngo yohereza icyo yabasezeranyije. Icyabwiye yuko ari umwuka, ngo nuko ngo buri wese yagiye areba mugenzi we, ngo abona ururimi rw'umuriro, umuriro hejuru yiwe ku mutwe we. Ngo arangije bose barabaho ni ibiki bibaye. Ngo batangira kuvuga indimi. Uyisomye ku murongo wa 8 n'uwa 6 wa 7 wa 8, ngo bakubwira ngo Abayuda n'abantu bose bari baraho ngaho, ngo hari n'abashyitsi bari barasuye, ngo batangira kumva, batangiye kuvuga indimi z'iwabo. Kubera iki? Umwuka Wera yabamanukije. Amen. Kugira ngo Umwuka Wera kumanukire, nuko ari ahantu ugomba kubanza gutegereza, ukabanza ukitunganya, ukabanza ukezwa. Hari icyumba Imana ishaka kugira ngo igusige. Ugomba kujya muri icyo cyumba ukabanza ugaca bugufi. Ugomba kuca bugufi wamara ukarindira kugira ngo Imana isoze icyo yavuganye nawe. Kugira ngo Imana isoze icyo yavuganye nawe, tugomba kubanza gutegerereza iminsi Imana yadusezeranyije kugira ngo Umwuka we akomeze amanuke. Bibiliya turatubwira ngo bamaze kuvuga ku ndimi nshya, ngo bari baraho ngaho hepfo, barabwira ngo ni abasinzi, ngo ni abasazi, ngo aba ngaba byarangiye. Murabona ukuntu barimo kuvuga, ngo ariko ngo Petero, haleluya, ngo ayo majambo arayumva muri we, ngo ahaguruka n'uwagara wumva amabwire, haleluya, uwamwishe mukamubamba, haleluya, uwamuha ni ukoze ibi mureba. Aba bantu mureba ntabwo basize, ahubwo ni umunsi wageze, haleluya, igihe Imana yasayide robeni fa. Amen. Amen. Haleluya. Aba ntabwo basinze, ahubwo ni igihe cyabo cyageze. Ni igihe cyageze kugira ngo imbaraga z'Umwuka Wera zimanuke muri bo, ngo batangira gutekereza byinshi, ngo bumve indimi ziranyuranyije. Baravuga aba bantu ko twari tubazi, kuki byagenze kuriya. Aho ntibasinze. Wibuke uyu mugabo witwa Petero, bagendana na Yesu atanuzura Umwuka Wera, niwe wa mbere wamwihakanye, niwe wa mbere wavuze ngo uyu mugabo simuzi, nta nubwo ndi kumwe nawe, sinamuzi uyu mugabo, ntabwo yewe uyu mugabo twahuriye ntabwo muzi, kandi nyamara yari ari kumwe nande nawe. Yari nubwo yagendanaga nawe, yari akeneye imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo umuhamye. Hari imbaraga zo guhamya, kuko bisobanura iki? Iyo wamaze kuzura Umwuka Wera, ugira
aho atinya kurahagera. Imana ishimwe. Amen. Amen. Musumbe Jean Paul Ibrahim mugabo umwe yarandebye arasuzugura, ariko nari nibitseho ku mwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Amen. Arandeba arangije aravuga atari kuyumva uyu muntu naramukoreraga icyo namukoreraga ntabwo nzi gukora capati ngewe. Capati murazi? Capati Yozefu, capati nzi kuko kumva yo kayoboye tuzana kandi tugakubitamo muri tugashyira hariya nazicomaga capati neza. Yesu ashimwe. Nazigishijwe n'ikiza cy'ubuzima. Ubuzima bwanjye gukora iki? Uwo muntu nakoreraga narazicuruzaga, narazicomaga, namara kuzicoma nazijyana kuzigurisha. Ariko umuntu yari umuntu ukomeye, yari umuntu ufite ndacyakubwira imbaraga zo guhamya, kuko iyo wamaze guhamya wabuze umwuka wera. Iyo udafite guhamya nta mwuka wera ufite. Ndangije aranitegereza arambwira ati nari mfite Bibiliya yanjye narigendaga kera rero twafataga iki, urabona sentire hanga akaka fata akantu kuri Bibiliya hangaha tukafunika neza, kandi tugashyiramo akantu duseseka mu mukandara kameze nka porotesentire tukagacomekamo aho ngaho rero uburyo Bibiliya nayambaraga gutya, ufata umukandara agakerekamo amera gutya, sibyo yahoraga imeze gutya iri ku mufuka wanjye gutya. Narangiza ngafata n'ipendo nahoraga nagendana n'ipendo. Iyo ntagendana n'ipendo nagendana n'ingoma, n'ingoma ndacyayifite. Yesu ashimwe cyane. Nakagoma kuko nagendaga ndirimba ngo agakiza k'Imana nzakagendana. Haleluya, nzakagendana. Amen. Baturirimbye ngo igicaniro cy'Uwiteka kizanye kiraro hano ngo uri mucyotewe ni mucyotewe nawe ntabwo mwabyumvaga. Kwe kongera kucyota cya gicaniro mu izina rya Yesu kibanziriza muri wo mu mutima, abandi bakaza bakota. Yesu ashimwe. Amen. Ndangije nari nagakubisa ya Bibiliya yanjye nayikubisa. Ubwo nyine nafataga imbabura ngacoma capati neza, ngacoma hafi nka 50 mu gitondo, iminota 30 nabaga ngacomye capati neza, nazagize kuziponda, nagize kuzirangiza neza, nanjye nsigaze gusukuma kucyo gusa kuita ku mavuta no kwipamo ikirari nazirangije. Yesu ashimwe. Amen. Amen. ndangije ndakiri Yesu ambwira ubwo ndazifunika, maze kuzifunika ndabatere turajya kuzicuruza, ariko na Bibiliya yagize iya n'umuntu w'umupaganire ntaranyuma yahoraga kwisiga. Arangije mudamu arakubwira ati rero imodoka zagiye ziri ziri garaje, wowe urajyana na bosi, urajyana nande na bosi mu modoka ye. Yari defender nziza cyane ikomeye cyane, nawe byumva. Turajyana nawe zisawa. Ubwo ndaterura baramubwira ati rero urajyana nande na Jean Paul urajyana zisawa. Nanjye ndaterura nazi na Bibiliya rwose. Akimara kumbona avuga mbese uyu turajyana nuko umeze kuri ndakira gitabo afite. Tuwe sitaenda na wewe jua nini manini ulikuwa nusufi kweli ati gendo wanzu gifite ukure mu kitabu gendo wanzu kikuremo
uze tugende. Ntabwo nata igitabo cyanjye kandi kirafashe, ntabwo kirangwa, kirafashe ngo yegere ukuremo, ntabuze ngo ukuremo. Numva ibintu biseri kandi barakomeje. Ubwo umushoferi abagize ate, imodoka arimo kwihindisha, agira icyo yihindisha ati kandi ndagusigana, ntabwo nayisiga, ntabwo nasiga Bibiliya yanjye. Suzuguye rwose kaba karabaye. Zikiri yakore yabwiye hamagara umudamu ati ntabwo ndamujyana, imeze ku giti kandi yanasuzuguye, avuga n'ibitutsi biteye ubwoba cyane. Arangije aramubwira tujye mu rugamba dupfuka none ntabwo napfuka, ntabwo nagize ati ndavuga n'iki wasuzuguye, nakubwiye ujye gukura n'iki cyo gitabo none wanze ntabwo ndagitwa, ntabwo ndagisiga, ndagitwara ndagendana nacyo. Abwire ambuka n'irindi ntashobora kuvuga. Arangije ndacyakubwira guhamya. Amen. Mwuka wari yamanutse urahamya, akumaramo iki bwoba, kuko umwuka wari yamanutse, yamvura y'urujojo yamaze kujya gute kumanukira. Arangije ati agiye mbari itazinjikani ntorera bibiseye. Ngiye kubona abahungu be batangiye gukata gutya, abahungu be batangiye gukata gutya, batangiye kugira gutya oya ntabwo kwirukanga bose bahise bagira batya nawe uzi ubyumva uko byagenze. Nawe nawe avamo amanuka agerageje, aje tumwitana, arangije arandeba amagaze yamubise urushyi. Nshuti yamubise urushyi urwa kabiri nahise ngirana, ariko rwahise rwishushanya, rwahise rugira nde nitangirane rwa kabiri. Haragirwa ariko bari inyuma, abandi bantu bahungu be bari inyuma aho ngaho. Abahungu be nshatse kuvuga nabo ndumva ndangije nta kinese bo yakuyemo inusu, ndavuga ndapfuye. Ariko ndamubwira ati naho napfa ibyo wakora byose sinshobora guta iki gitabo, kuko nzarwana nacyo ubuzima bwanjye bwose n'iherezo ryanjye ryose. Niyo mpamvu ubona najya ngisiga Bibiliya yanjye. Yesu ashimwe. Amen. Murayibona n'umukara, bese baba n'umukara, ariko ibirimo ntabwo tureba umukara. Oya, twebwe twizeye ibirimo ibyanditswe. Ntabwo tureba iki gitabo cy'umukara, iki ni igitabo n'ibindi byose, ariko twe ibyanditsemo nibyo duhaga. Darabisomye kuko n'umwuka w'Imana. Ndamubwira tumva sinshobora. Arangira ati umva, ararangiza pe neza. Barangije umudamu abarabyumvise ibintu kwacu habaye iki, asohoka arimo kureba afatira idakiro, abona ni njyewe na bosi ndetse n'abahungu. Yasohotse mu zamuzindura ati reka kudakora amahano, reka ati yidobazanya abakanga. Ati ntabwo mwapfuye iki byagenze biti, kwa umukozi mwapfuye iki byagenze biti umukozi. Ndavuga yasuzuguye, ndavuga ibintu nayobora abantu magana ngahe gusa, uyu mwana gusuzuma n'ubwo ngo nagera gutya kandi tiroza y'abantu atumva byagenze biti nabwo tirata yambwiye gusige Bibiliya yanjye nabyanze. Ubwo namusuzuguye koko sinshobora kandi kuyisiga. Arangira amuhindukira mu gahita, ariko papa runa koko ababyeyi mwikomera amashyi n'abadamu, mwikomera amashyi mujya muvuguruza imigambi y'abagabo, ibiki byose byateretse sibyo
muraba agaciro gako muraba kubahwa mwebwe. Yesu ashimwe cyane. Arangije umwuka barajya bakorera bo rero arajya batumva nk'uko utadusiga iki byawe ati nuko n'abatangira ate ati arangwe yumva ni komedi none ngo ni komedi ngo mbere n'imbunda ngo n'imbunda avuga ibintu byose ati munaraseka ati tabarukora avuga ijambo rishobora kubabwira hano arangiye kandi ntabwo namutwara shaka akagorofani kawe ubwo n'agasitarireti kari gahari ati shaka akagorofani yawe aba ari kujya ndetse barajya gukingura rya ati ibyo birakureba ahita kwita iki aragenda ariko agiye kugenda yinjiye mu modoka umwuka w'uburamani umva nuzuye umwuka we. Haleluya. Mwuka namanukira ndamubwira tumva papa runa kubera urusiba nkubise kubera iki urusiba nkubise ubwo turanganya umugore wahagaze aho ngaho ubwo kandi siniteko iki za mpoho zacu byose ndashwanyiza ati n'abafana n'ibubiro mu izina rya Yesu ndatambe ndahita abagira ati yandagize ndavuga tuvuga Uwiteka avuganye nanjye umva Imana yavuze ngo uru rusiba wese uzarwishyurwa Imana izagukubita nyinshi kandi uzakubitirwa muri gereza uzaba uri mu gihome icyo gihome kizagukanda hagati y'ibikuta bibiri aho ni uzaba wicayemo kandi numara kwicaramo nibwo umwuka w'Iteka azagusanga namara kugusanga uyu murimo ngewe ngo ni wowe uzawukora inshuro nyinshi kandi uzakora numara kuwukora uzajya hanze ndamuhanurira arangije turumva tijyaho zabanziri harabira we yakije imodoka sinjye wahehe byamubayeho byaje gusohora ubu ni umuvugabutumwa arakomeye Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muhamirize uhamye mwuka wa yaje urahamya ntabwo ugira isoni. Petero aravuga ati uwo mwishe mukamubamba ni uko zirimureba ntabwo basinze yashize amanga aravuga nubwo ntabwo yitaye ko bakomeye ntabwo yitaye ko bafite iki ibyabire cyangwa ibi bikore ntabwo yitaye ko bashobora kuba mutunze oya ahubwo yavuze ngo uwo mwishe mukamubamba komeye Imana amashyi cyane. Haleluya. Mwuka wera yaje turahamya mwuka wera yaje turahamya Imana ikeneye ngo uhamye ubuzima bwawe ugenda usuhamye y'umugabo yaje kugira gute siza agakosa yakoze tubaze sinisi agiye kuba numva umugabo gusa ari kuki muri bya bikuta bibiri muri bya biki bya bikuta bibiri ibyo bikuta bibiri yicayemo ari wenyine ndamanga bari kuwarubiza bya bintu batureho kuri mama nde kuri papa runaka tari kuzaceceka n'uzagira abantu bibwira yakuyemo inkweto tubona yakuyemo inkweto ari haca nyine ari ahantu kageze biti tumusenge ngo tugere ngo dusengere uwo muntu wa ibibazo yarangurishye amaze kumuturusha ariko yarangurishye numva amajereri y'ingenzi rurishushanya intoki nziza nawe urabuze ikiganza cy'abantu pa neza numva umuriro w'amashanyarazi aje ndavuga ati ariko Yesu n'umugabo nanjye ndamwemera n'umugabo nanjye ndamwemera amen umwuka wera yaje tuhamya ahantu ikomeye. Haleluya. Imana ishimwe. Arangije tumusengera kandi ntabwo ndamusengera mama runa ntabwo ndamusengera ahubwo reka bone kuko icyo Imana yavuze igomba kubanza kugira ute kugisohoza tiyewe arimo kuko Imana yimubwiye
azabamo avamo akijijwe. Namara gukizwa ahubwo ngiye kugura Bibiliya ugiye kwimushira. Nukuri nagiye kugura Bibiliya. Nagiye kugura Bibiliya. Maze kugura Bibiliya ndavuga ati genda umunsi wo gusura uzagenda ugite usurimo nandikamo impano hawe nande na Jean Paul uko ziba cyandikamo ndanditse ariko yahise asaba imbabazi. Yavuze ubwira umukozi w'Imana agira ate kuko umwuka wera yamanutse kugira kumanduka. Umwuka wera yamanutse mugaca bugufi. Umwuka wera yamanutse yoroshye. Umwuka wera yamanutse ibintu bigenda neza. Umwuka wera yamanutse ibintu birahinduka. Haleluya. Umwuka wera yamanutse abantu barabana neza barakundana. Ibimenyetso by'iki by'umwuka wera ni urukundo, ni amahoro, ni umunezero, ni ukugwa neza. Haleluya. Ni ibyishimo, ni uguseka. Muvugire ngo bera. Amen. 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 Wa mugabo yaje kuvamo. Avamo ari umuvugabutumwa. Avamo ari kubwiriza ubutumwa bwiza. Yego. Avamo ari kubwiriza iki ubutumwa bwiza. Arangije. Nta kindi cyahise kibaho. Yavuze ubutumwa bwiza muri Kigali. Arangije wari muri Amerika afite urusengero. Afite iki urusengero. Byahano byaraze. Nawe usigayeho amen. Kubera rwarushye Imana igucisha muri icyo kintu, muri icyo kibazo, kugira ngo uvuge mu gisubizo ubutumwa bwiza buvugwe neza. Tugange ibintu byose bijeho. Iba bijeho uzari impamvu yabije. Umva mubwire byabaye ngombwa ko Petero yihakana Yesu. Ntabwo Petero yakoze amahano ku ruhande rw'umuntu, yakoze amahano ku banyamubiri, ariko ku banyamwuka hari icyo byasobanuraga. Twebwe tukabibona n'ibintu bipfu. Erega mwibuke ko Imana idukirisha ibipfu by'ibibwirizwa. Bya bindi twitwa ngo ntarangira Imana itangira gukora ubutumwa bwiza bukamamara. Ngo ahoga Petero yabwirije ubutumwa bwiza abantu barenga 5,000. Kubera iki? Ababwiye ngo uwo mwishe mukamubamba aratangira na muhamya. Wa undi wari barihakanye. Wa undi yaranze. Ariko arangera muhamya ngo niwe ukoze ilo ngibyo. Tuzaza tuvuga duti uwo mwuka wera nabamanukira ngo muzaba abagabo bo kumwamya. Imana ishimwe cyane. Arababwira ati kandi abana abasore n'abakobwa bazarota, bazahanura, abakambwe bazagira bate bazerekwa. Imana ishimwe cyane. Ariko deba impano z'umwuka iyo zamanutse zihebura iki gitorero. Amen. Amen. Soza kugakuru kamwe nanone. Ku rusengero rwacu icyumba cyo kuwa gatatu no kuwa gatanu twagiragamo umuntu w'umupadiri wakijijwe. Padiri wakijijwe. Bajya kumumva? Twari tumufite umupadiri yakijijwe. N'abarimo kuzanyumva bazabyumve. Umupadiri amaze gukizwa yakira Yesu. Sibyo? Amaze kwakira Yesu ariko akeneye kwakira izindi mbaraga z'umwuka wera. Abantu baragenda bamushyira imbere. Padiri bamushyira imbere. Turi kumwe? Kandi ndahanura. Bamushyira imbere ariko nta mwuka baragira ate. Ngo nuko yize teologiya gusengerwa biranga. Bigira bite? Biranga. Ariko akaza kwicara imbere agatangira kwigisha kuko ni padiri yakijijwe. Ariko nyamara ntabwo nta mwuka we afite. Ababwira ariko rero ndacyari mu mbaraga zo guhamya. Torero muri aho. Yesu ashimwe cyane. Urahari? Amen. Arangije nababwira tumva. Ariko Jose umupadiri uramuzi? Ntabwo muzi. Ntabwo mwamfashe umupadiri wigeze gukizwa muri za 2000 yose. Arangije bahanga itorero gufata nk'umuntu ukomeye. Nababwira nari kureba jeba munama yose.
uyu mugabo twicaranye wa mugabo nubwo uri padiri ko nta mwuka wera ufite, ushobora gusengerwa kugira ngo umwuka wera. Mugiye gukora ikosa ryo kugira ngo atange igaburo ryera kandi adasengewe, nta n'ikigeraho dufite. Ati ijambo rikoze amahano, ntabwo ari amahano, uyu mupadiri nta mwuka wera afite. Yarimo kwigisha yigisha ibintu bya teolojiya, ni kandi bimeze gutya ngo arebe inyuma hariya ngo hari ibindi narebaga. Ndababwira ati nyamuneka uyu muntu nubwo mumushyize imbere ariko igihe cye ntabwo cyari kitaragera. Mumureke abanza abatizwe mwuka wera, umusenge abatizwe mwuka wera, mwe kubanza kumushyira ku gatuti hariya ngo aze yigishe banatange n'igaburo ryera. Tuteye ibuye ku karere, tuteye ibuye ku karere. Ndababwira ati kuva mu bwita n'umubwire tubanza wowe igihe cyawe urangwanya ngo iki n'ibiki n'ibiki. Ni oya, wa mugabo nawe yari yibitseho ki, yaje atararekura neza, aracyagira ati ndabona atari uko uyu muntu tujya kuba tuva inkuru wa muntu ngo wagira bate barafotora baramwereka ati do ni uwa hehe. Sinababwira nta mwuka wera afite, mwuka wera ihari, haleluya, akurekesha icyaha n'igisa nacyo. Kandi umwuka wera yaje uzinuka iki, ibintu bibi byose urabizinukwa nk'uko twasomye ngo ategekesha iki, umwuka wera. Haguruka dusenga. Imana ikuvubiriye imvura, urakeneye imvura. Hari ibintu bituma imvura itamanuka, urumva wumye mu mutima wawe, urakakaye, ariko ukeneye ya mvura y'urushosho. Abantu bakeneye imvura y'urushosho bazamura ikiganza turebe. Imana bagirire neza, Imana bafashe. Reka dusenge Imana. Mana data twese uri mu ijuru, turasengera abana bawe bahagurutse, ubafashe kugira ngo mwami ubavubire imvura ya yindi y'urushosho, ya yindi igwa buhoro buhoro, ya mvura nziza itabumisha. Mana turabasengeye ubahe imbaraga kuko iyo mvura yewe n'umwuka wera, reka umwuka wera bamanukire, akimara kubamanukira kugira ngo mwami w'abagabo bo guhamya i Yerusalemu hose, Yudaya n'i Samariya, nyemerere nyakubahwa mwiza, bahamye mu ngo zabo, bahamye mu mashopu, be kongera mwami gutinya guhamya kuri wowe. Unyemerere nyakubahwa mwiza, ubahe imbaraga zo guhamya, ubahe imbaraga zo guhamya aho bagenda hose, mu mirimo bajyamo yose, mu byo bakora byose, ubahe guhamya. Kandi imvura y'urushosho ikomeze bagendeho mwami. Ndagushimye kuko ubagiriye neza, ndagushimye kuko bahaye imbaraga, ndagushimye kuko baneshereje, ndagushimye kuko barwaniriye. Mana bademoni bari bumye, ariko mwami kuri gituma buma mu mitima kirangire kive mu nzira, ahubwo bongere batohe, maze nabo bakomeze bagenda bagusha imbaraga. Gushimye kuko ubikoze, tugukomera amashyi kuko uri Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibamere umugisha kandi Imana ibagirire neza, murakoze. Kandi ubwo ngubwo ndimo ndagusezera kandi Yesu ashimwe. Amen. 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 Utongeye kubona ngaruka imbere yanyu mu minasho kugira ngo nzaziyane n'isubira iwacu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Imana ibagirire neza kandi murakoze. Abayobozi baza kumva iki inasho. Amen.